byanze bikunze ubuzima buzagenda neza nimara kubona icyo gukora ariko saba n'ubu ndatuje kuba leta ari ku ishuri nk'uko nabikubwiye muke se kubera gukunda kumbaza ngo ndagukunda uje bishidikanya ko ngukunda ya ntabwo nkubeshya n'impamo komeza unyizere nanjye ndakwizera ndika buriya wankoze ku mutima kandi wankoreye ibintu byiza cyane sinzi niba abantu nkawe babaho ariko babaho kubera ko uriho ndika wankoze ku mutima wankoreye ibikorwa byinshi by'urukundo ntagereranwa niko biri kanze kukuvugisha mu mwanya Gugu ko wikanze katwicara Gugu ko wikanze yenda ikibazo so anyway ngiye kuja mu Burundi urumva shaka ko mva murahari shaka cyane nkawe nk'umuntu w'umuhungu kuzonsigaranira urugo na company nusuye kugira ubundi bwoba afise ntakiri muri company nyene shaka ari uzonsigarana ibintu kuko ngiye gufata igihe kitari gito yego ariko shaka yuko ibintu byose uzobishaka urugo nk'uko goreti yarondariye none mwamuri babiri nzogenda afise amahoro cyane maze igihe kinini muri Kenya ariko nagarutse nawe ngo wari waragiye kuvuza umwana mu Buhinde gateka tuvuye mu Buhinde haciye igihe twari twagiye kuvuza umwana wacu witwa Badine numva umwibuka nubwo haciye iminsi ubwo rero twaraje yarakize ni byiza cyane so hari amakuru numvishe y'umukozi wakoraga iwanjye ushobora kuba nawe umuzi umukozi wakoraga iwawe hari amakuru ntaramenya neza ariko ushobora kumfasha ukayambwira yitwa Gugu yo ni umwana w'umusore we wari umuzamu wacu amakuru ye rero mfite ntabwo ari meza harimo n'urupfu nkeka ko ashobora no kuba yarapfuye icyo waba ubiziho ibyo bapfa bo ni benshi ntabwo nakurikirana iby'impfu z'abantu kuko bari gupfa cyane ariko ntabwo mbizi ntabwo nzi iherezo rye ariko ubwo umbwiye ayo makuru ngiye gukurikirana nzamenya iherezo rye ko ntaryo nzi nkurikirana uriya mwana yari umwana mwiza ikindi kandi umukobwa wawe niba ari umwe witwa Afia ngo ashobora kuba bifitemo uruhare hari icyo waba ubiziho sibyo ugiye kudusiga oya sinzoba ndabataye ahubwo ni impamvu ziri private kandi niba navuze ngo ngiye kumara igihe atari gito nuko bien sûr sinzoba ntaye ibintu byose mwe murahari kandi nubwo nzoba ndi hariya nugira ico kenera cyose even na goreti muze mu mpamagare sibyo tuzoguma turi en communication ariko ndashaka ko company yanje isigaramo ndashaka urugo rutabura urugo ruhangagwa na buri wese rurimo umuntu w'umugabo noneho shaka kuduzura ama report buri kwezi yuko imirimo iri kiragenda niba ari advice ushaka nzoba mpari niba ari uburyo nzoba mpari ese utwawe ni iki mu by'ukuri shago urumva harimo impamvu zanje bwite ko nabikubwiye ariko cyane ndashaka kurokora ubuzima bwanje ntibitomo ibya byose simvuze ukuri urashaka kurokora ubuzima bwanje umeze nk'uhunze sinzi uko nabikubwira ariko nyine hari umwanya numva nkwiye kubanza kugenda kuko hari ibihuha bitameze neza sibyo birumvikana uyu mukuru nawe ntiwafata umwanzuro nk'uwo nguwo uhubutse icy'ingenzi ni uko dusiga ibikorwa byawe kandi aho ugiye ari mu rugo ariko hari amakuru ufite adasanzwe nanjye wambwira ngasigara wenda mpanganye nayo nkamenya n'ibizazane byaba bihari ariko se nkubaza ubwo nicyo mpamagariye hano
n'izo nkuru azibwiwe n'iki kuri muri Kenya nyine uvuye muri Kenya uraza uhita umenya iby'iwanjye. Hako ngewe Jamali amakuru mbanya afite kandi kuba najya muri Kenya ndagenda nkagaruka mba ndi mu bintu byinshi ariko amakuru ntago nshobora kuyabura aho ndi hose amakuru mbanya afite. Uri umunyamakuru none? Bafite abanyamakuru bayamba. Ufite itangazamakuru ryawe ryigenga? Ntago ari iryanjye ryigenga ariko hari imikoranire. Akuzi ko narinzi ko mutunze amafaranga munatekereza neza. Ayo makuru yose bakuru ni fake news. Ahubwo abo bantu babikubwiye babwire bakuru umwana wanjye mu kanwa. Uko ibintu bimeze rero wabyumva utabyumva kurikirana amakuru wowe uzambwira ko ngiye nta kintu njya mvuga kidafite gihamya. Bafite abantu banjye babimbwira nkuko nabikubwiye we bikurikirana. Nzakubwira iki se? Kurikirana ariko iyo hajemo ibintu by'urupfu ntabwo wumva uwo mwana ntiyakoze wa none ngewe nzaguhe raporo wowe ku mwana wanjye. Ntabwo ari raporo ngusaba. Ejo n'ejo bundi bishobora kumvikana ariko nk'umukire mugenzi wanjye umfitiye impuhwe. Oya niba habaye ikibazo tugikurikirane twese. Nje nta makuru naguha. None se ko iminsi ubaye muri uyu mujyi iminsi ubayeho uyu munsi nibwo ngiriye impuhwe. Ariko ngewe Jamali rero nago njya nibeshya ariko ikintu ngusabye tuza ibi bintu bishobora no kugukoraho tuza tuganire nguha amakuru naho ushake umenye kuri ibintu biri mu rupfu ni ibintu ugomba kwitondera kandi n'umukobwa wawe umvishe ko abirimo. Utankete sibyo uwo inyuma y'ibintu byose ndiko ndahungura inyuma yavyo niceyo sibyo. So umwe nta kibazo nta gihe cyo gutinya gusa nyine uzuhabe nk'umugabo urugo ntiruze ruhangagwe na buri wese kwame kugaye mukingurire uwo mwari musanzwe muzi ngenda gusaba ibintu bintu kandi vraiment je suis sérieuse. Ibintu ni bibiri ugomba kwita ku mashuri ya Goreti cyane ariko uyakurikirana ubwo mumubwira ko agomba kwiga mukurikirane muri buri kimwe cyose kandi nawe nkurikije uko nakora nta kabuza muzobaho neza sibyo. Noneho ibirenze kuri ibyo ndumva bisigaye umuntu mukuru kandi akwizeye nzondabirugo ibyo byo ndabizi sibyo. Tumbere imfura. Biragoye cyane nkurikije ukuntu twari tumaze iminsi turi kwicara tukajya inama twungurana ibitekerezo kumva noneho kugiye kure yanjye. Ariko igishoboka nicyo nzakora uburyo company idasubira inyuma komeza itera imbere kandi n'urugo gishoboka nzagana nk'umuntu mukuru. Barakoze cyane. Yego. Kandi nta munsi n'umwe uzorangira tutavuganye. Ibyo byo vraiment ni promesse ndabahaye nzogerageza kumenya amakuru yanyu buri munsi ariko hanyuma document zose za company nazandukuje kuri wewe. Donc biri hano mu cumba ahubwo reka mfate udusigaye naho nzane valise kuko ndabona ndi gutinda kandi ngomba gushika yakiri kare sibyo. Maze valise ndumva shiferi yacu. Urakomeye cyane. Patita urahura. Makuru ni meza. Umujyi murakomeye. Umujyi turaho. Nawe urakomeye. Turaho rwose. Nageze nawe ku ntebe y'ingwe nayimaze iminsi ntaragera. Ruzwa ndakoma. Ntabwo ruzi. Bose bari. Ntabwo Ageze. Umwana sai nawe urwanga. nawe uzarushije wazo. Ya tuza tuganire. Yewe nanjye sinzi iherezo ry'uriya mwana ariko nk'abavandimwe reka dufashanye icyo wamenya nawe wambwira. Ribira imeze nabi itazangeraho ntacyo mwambwiye. Reka nce bugufi cyane ko abana iyo birirwa iyo umenye ibyo birirwamo manitse amaboko.
ya nibyo ngewe jamara amakuru mba nyafite kandi muri uyu mujyi baranzi baranyubaha nta kintu njya mvuga kidafite isoko wowe bikurikirana ariko rero jamari mwenyemari rwose ndabizi neza ufite amafaranga ufite abantu ufite inshuti ngusaba akantu gatoya nk'umubyeyi urabizi ko umubyeyi atajya apfa kwemera amakosa y'umwana cyane iyo yabonye gihamya wambabarira ukamfasha ukambwira uwaguhaye ayo makuru nibyo kuko iyo bigeze ku by'ababyeyi jamara amafaranga nca bugufi nkayashyira ku ruhande ariko hari igisore cyitwa Mbaraga icyo gisore ngo gishobora kuba cyaragize uruhare no kwica icyo cyabimbwiye ntabwo ngutumye ngo uzagende ubivuge gutyo ariko wowe ubikurikirane tora urufunguzo rwa chambre sibyo zora wakingura zikari amadokima anytime washatse ikintu uzogende kwitora ndabizi ababyeyi mukunda gukavaringa abana banyu niyo mpamvu nanjye naciye bugufi ngo tuganire nguhe amakuru nawe ugende wikorere risari okay Mbaraga simuzi ariko buriya fi yaramuzi ndamumubaza ariko hagati aho uwo Mbaraga nawe ikimukwiye ni ukumurangiza uri mudukize Bakira gute Dubai sibyo nze musigara mu Gugu sawa byiza gore biteze ese nkaho baba biriwe kuva mu gitondo nagiye ahantu mpavuye nsura Tony wari wasuye Tony nizere ko wamunsuhurije ndashaka kumusuhuza Tony niguhamagariye mu gwezi muhamagare muvugishe kamuzanira amata ari kunywa amata cyangwa nkwa yawe banzanira narumvise ngo mama wawe yashize ntabwo nabashije ariko naje ngo nze ndebe abana banjye Tony ari busy ariko bada namwamagara nubona umwanya ndaza kumuha ariko ndamugwa tu isaha n'isaha Tony mwishimiye kwishima gusa kugira ngo ndanezerewe kandi cyane gutya hejuru cyane Tony ndamukunda cyane nyine ibintu ni bo ni byiza ariko se Cece ntazabigiraho ikibazo ndakeka nta kibazo yabigiraho kuko ni kubitekereza wenda nuko ni n'icyemezo nkwiye gufata ubundi ntamugishije inama wenda nkabimumenyesha icyakora nakumugisha inama ni ingenzi kuko hari byinshi nawe amfashamo
bapfuye nawe nka papa wabo ntiwaza gushyingura mama wabo ntiwanabita ku bana none ngo barimo barazerera mu mujyi gushaka abana mwe muri kumwe bafatira ndashaka inzerere zigiye zishaka bazanshaka kuba ndashaka kureba none se naje kureba ndabakunda kandi nzabashaka sha ngewe ndumva bizamugiraho ikibazo kuko mbona Cece agukunda. birashoboka ko Cece nkunda cyane ko nanjye mu gihe twari tumaranye igihe kinini mu nzu ari njye nawe twabanye neza kandi byaragaragaraga ko urukundo rurimo, ariko mu by'ukuri mbona Imana yanteguriye ari Tony. Cyakora ndabiganirizaho Cece numve icyo abivugaho. Ngewe ubwanjye nkunda Tony cyane. Natwe ndamukunda. Ndamukunda cyane pe. Ariko buriya ukwiye kwitonda ukabanza ukaganiriza Cece kuko mbona nawe agukunda. Sikyo ndeba Tony mbona wagira ngo murasa. Ubona dusa? Na Ikiriyo nkabona niwe ngewe. Ngo ni urukundo gusa. Sha ya Tony ni mwiza. Tony ni umwana mwiza, bwira umutima mwiza. So no Cece we ungera inama ya kigabo. Cece ndabimuganirizaho numva igitekerezo cye, numva icyo abivugaho. Ndaza kumuhamagara nijoro cyangwa ejo. Birihutirwa cyane kubibwira Cece kuko ni nk'umubyeyi kuri nge. Ndumva ari ikizamini nigeze kumpa nabandi naje ndamufata nka mama. Nabyo ntiyabikunda arambwira ngo ya ngo nukaje mfata nka mama. Uzamuganiza. bazanshakire ni uko bimeze ntabwo nigeze uzajya kuba izo nzerere sinabiretse birababaje ndana imyaka 20 ashize utagira kuri ubutaka umugore wawe arapfuye ntibuze waje kumushyingura mubibereye umugore wawe muto numva bitababaje koko Oya Suwaza nyumbani. Ngana. Okay, thank. Ambago. Nasanze amafaranga yawe rero. Ukiye kwagura ikibanza akazi ko kwa Cece kagumuka gakora kuko ibibanza bya no mu mujyi buri mwaka bigenda bisamura agaciro. Ubwo rero mfa ko byaba byiza. Nese. Ku bibanza byo mu mujyi numva birahenze. Nabonye cyonse miliyoni 3. Miliyoni 3 ushobora kutakibona cyangwa ukakibona ariko nafite miliyoni 2 anko yanyerereje. Anko wawe baye. Uba muri Amerika. Ubwo rero nakongerera yaba make yo kongera cyangwa se akaguma no kuri konti nta kibazo. Use wama miliyoni 2 mu rugo ukazababwira ngo azishize. Na amafaranga yanjye sanko wanjye wayamaye se nago bambaza icyo narakoresheje. Sirumana mwiza pe. Ukanyangira miliyoni 2. Oya good tuba tugomba gushaka imibereho kandi urumva kuyaguha nta kibazo kibirimo. Use Tony. Nyizeye bingana iki kuri cyo wafata amafaranga ya miliyoni 2. Ukazimba. Miliyoni 2 zaba zihuriye n'ukuntu naje kugusanga mu cyaro tukabana mu kiraro cy'umugore hasi amezi 3. Ubwo urumva miliyoni 2 ari cyo kintu kirenze kurusha urukundo ngukunda. Biragorana cyane ko umuntu kwizera ku mafaranga Tony. Ariko kuba urangiriye icyizere kansanga narindi hagahetse uvuye mu rugo rwiza. Umusoro none nkaba ngarutse ukabemeye kunguriza amafaranga. Nini nawe mbishinga ko mu mujyi harimo abantu mura bagahita kwambura twari bifite. Ayago nje nago iyo mico mama yayinoje. Urumva rero niba umuntu akeneye ubufasha kwikutamo amakandi ubufite. Tony kuriyo kuzampa miliyoni 2 gusa nta kuki ariko amafaranga ari yo wahaye agaciro cyane kurusha isano hagati yanjye nawe turakundana keretse niba utankunda. Ndimo kwibaza ndamutse ntabonye ko kwishyura
ntago ndi kukuguriza nutayabona nta kibazo. Ibyo by'amagambo unzana mu by'abana tubyihorere ntabwo ari byo bingenzi. Azanywe n'ibintu bingenzi aha ngaha ndagira ngo mbikubwire ahubwo niba umfasha umfashe by'abana tubyihorere. Ndahari nta nubwo nza ahari ngomba kuyizirinda icyumweru cyose. Okay, ubwo turasa kuganira nimugoroba ku kazi. Sawa akazi keza kose. Nawe urakoze akazi. Sawa turabona. Turakoze pe. Kandi ikindi uvuge ko njye numva nitegura ko twabona. Arumva ubwo numva rero nta mpamvu yo kukuguriza amafaranga. Tony, ni byiza ngiye kugura icyo kibanza. None ntabwo nakwizera urugo rwa Cece ngo nzarugumamo n'urugo rw'abandi. Ikindi navuga vraiment kora ibintu bikankora ku mutima. Ukunda sinzi mba numva nyine ibintu nkora byose ari ibintu bisanzwe ko nkukunda. Nanjye ndagukunda. None se urambwa gushaka kujya kwiga muri masters uzajyayo ryari? Oya ibyo ngibyo narabiretse ntago bikimurura nabaye mbiretse. None se wabanje ukiga ko n'ishuri ari byiza gufite opportunity yo kwiga masters wagiye ku ishuri? Ayo mafaranga ngiye kuba nkwahaye niyo nari buzishyire muri masters nicyo nako yari yaranyerereje. Yari yaguye kugira ngo wige? Yego ariko ndumva nashaka kwiga none aha ngaha. Nta kibazo ariko nta kibazo wazaba wiga kuko nanjye mu nzozi zanjye harimo kuzasubira ku ishuri tukaminuza twese. Ubwo tuzajya tujyana ku ishuri ubwo tuzagerayo rimwe aho bose twagerayo rimwe bigakunda. hari ikibazo se? So Tony rero ntago ntinda uraza kwihangana kuko hari dufite akazi kenshi ko gukora. Ubu nanjye hari njye nyine ntabari mu kazi gusa unyongereye icyo bita umukoro. Umuhaye devoir twabitaga ngo devoir à domicile. Umuhaye indi devoir ikomeye cyane. ubwo se ngo nkwaye umukoro gute?